kuba nafashe urugendo nkahaza ni uburyo bwo kugira ngo dutemberaneyo tugeraneyo kuko handitse amateka hakorewe imirimo n'ibitangaza. Uyu musozi mubona inyuma yanjye ni umusozi wamenyekanye by'umwihariko ku banyamasengesho cyangwa se ku bantu bagiye bahasengera bakakirira indwara, bakabonera ibitangaza, bakabonera ukuboko kw'Imana. Byagiye binagaragara cyangwa se binavugwa ko benshi mu bantu bagiye basengera hari abahasengeye bakeneye gukira bagakira, hari abahasengeye barabuze urubyaro bakarubona, hari abahasengeye barabuze ibise bakabibona, hari abahasengeye ingo zasenyutse ngo zikongera zikubakwa. Ni ukuvuga ngo nafashe urugendo cyangwa se mfatiye umwanya bitewe n'ukuntu tubakunda cyangwa se namwe mudukunda, niyemeza kuhaza kugira ngo tuhatemberane by'umwihariko kugira ngo mubashe kongera kureba kuri uyu musozi. Hari nk'igitangaza kimwe cyangwa bibiri cyangwa bitatu Imana yaba yaragukoreye aho watangiye gusengera kuri uyu musozi? Ibyo yankoreye ni byinshi, yamaye urubyaro, byari bikomeye kugira ngo mbone urubyaro nyine, ariko Imana yarabikoze mbese mbona urubyaro. Urwo rubyaro warubonye kuko wasenze se cyangwa warubonye kuko n'ubundi byari icyo gihe cyo kugira ngo Imana iruguhereze? Niyo saha, ariko iyo natavuga ngo ndasenga byari bikomeye cyane. Yes, anakubonye uri gutambuka hariya wari uri kwigendera, sinzi wenda niba wari kunyura mu akarakayira, ndavuga nereka nze ngo hamagare nkubaze. Nk'abantu basengeye ahangaha cyangwa se abantu muziranye cyangwa se wagiye ubona, hari nk'abantu wabuzi batabariwe kuri uyu musozi bitewe n'uko abantu benshi bagiye bawuvuga neza? Ni benshi. Ni nk'abangahe? Nkurikije abonzi bageze muri 3. Hanyuma tubonye uri gutambuka kuri musozi uri kwigendera, twifuza kukubaza cyangwa se kugusaba niba watanga ubuhamya. Ese kuri uyu musozi koko hagiye hakorerwa ibitangaza cyangwa hagiye harangwa n'amateka bitewe n'uko abantu basengeye Imana yagiye yagaragariza imirimo n'ibitangaza cyane? Cyane. Burari nk'igitangaza Imana yaba yaragukoreye aho watangiye gusengera kuri uyu musozi? Cyane, kuko iyo kitahaba simba ngihaza. Ntabwo uba ukihaza. Ubwo ni nk'ikihe gitangaza Imana yagukoreye kikaba cyaraguteye kongera kuhagaruka? Ni byinshi cyane yagiye ingorera. Nagerageza kuvuga mu bike naje ntwaye, uburwayi butagaragarira abantu. Yego. Nza gukira ngeze kuri uyu musozi. Nari mfite amadeni abantu batazi. Yego. Yagiye irayakemura. Ni byinshi cyane. Yego. Wagarutse gukora iki se kandi mama? Nakomeje kuza kuyishima no kuyisaba, kuko gusaba guhoraho no gushima kandi guhoraho. Nk'ubu gusengera ku musozi ntabwo byemewe cyangwa se ntago abantu bakibyemerewe. Ni cyo kintu washishikariza abantu cyangwa wabwira abantu by'umwihariko mu gihe byabaye ngombwa ko babikumira cyangwa se bataba babifungura cyangwa batabyemerera abantu? Umuhanuzi arambwira ngo uzagaruka. Uri gushima Imana? Uri gushima Imana. Nta nubwo nari muzi, nta nubwo ngiye nasengeraga mu mutima. Hari igihe gusenga uri kuvuga wumva byararenze ugaceceka, ugasenga mu mutima ukavuga ati witegeye kuzenguruka ndi kukubwirira mu mutima, si ngombwa gusakuza. Nasengeraga mu mutima icyo gihe. Ndabyibuka nyisohoka, nyimara kumanuka ngeze hariya hepfo haba Makera, telefone irampamagara ati noneho birarangiye. Yego, ndavuga ibiki birangiye? Ngiye mvuye gusenga mvuganye n'Imana. Imana yambwiye yuko ari bukire kayiko imaya mashimwe. Nzagaruka ndabirambiwe ndi gushima Imana. Ndaga mwiye mutuze mwihagararire gusa murebe. Haleluya. Abanyegiputa mwabonye ntago muzongera kubabona ukundi. Imana ishimwe. Imana yo nihabwa icyubahiro. Ikigenda ikumunsi inyanja tugatambukira homose, tugatambuka abarozi batabishaka, tugatambuka abanyamagambo batabishaka, tugatambuka abandi bagihari. Niyemeje gukora ibintu nk'ibi ngibi kubera ko nabonye mubikunda, kandi abantu benshi baratwandikira, bamwe bakaduhamagara bakatubwira ko bibafasha umunsi ku wundi. Tugiye gutemberana uyu musozi, tugerane hejuru, tuzenguruke tureba ese ni hehe batangira bazenguruka, cyangwa se uyu musozi ubundi ni ryari watangiriwe gukorerwa ibitangaza, cyangwa se ni ryari abanyamasengesho bawuvumbuye kugira ngo umenyekane. Ni karibu tujyane. Imana ibahereze umugisha. Asante sana. Ndabirambiwe TV.
nk'uko nari mbibabwiye mu kanya ko nje ku musozi wo kuri Ndabirambe by'umwihariko hahandi hagiye hakorerwa imirimo n'ibitangaza cyangwa se hamwe hagiye hagaragarira amaboko y'Imana cyangwa se ibitangaza by'Imana. Abantu benshi bakurikiranye inkuru cyangwa se ubuhamya bw'abantu bagiye basengera ahangaha cyangwa se abantu benshi bagiye bagera ahangaha. Niyo mpamvu nafashe uru rugendo mfata uyu mwanya nza ku musozi. Ntabwo ndi ngiye nyine, nazanye na Alliance. Aria karame cyane. Yesu ashimwe. Yesu nahimbaza. Meze neza? Meze neza. Twafashe urugendo. Yego twatembeye twaje ahantu bita kuri Ndabirambiwe. Ni umusozi witwa Ndabirambiwe uherereye i Gasanze. Abantu b'imusanze bazi gushaka Imana. Ndabizi neza ahantu baba bahazi. Ni ukuri kw'Imana. Twaturutse i Musanze. Yego. Tuza hejuru ku musozi. Twaje ku musozi. Twaje ku musozi. Ni ukuri pe. By'umwihariko kuganiriza abantu badukurikiye. Abantu impamvu twabikoze, abantu benshi bari bamaze iminsi babidusaba ati Emi mumaze iminsi muri gukora ibiganiro ariko nimukijya ku musozi wo kw'Indabirambe. Ndababwira ni ntago byemewe. Ntago byemewe kwasengera. Ntago byemewe. Ariko ndavuga ni twe dutemberane nabo. Nuvuga ngo twaje gutemberana nabo by'umwihariko hari nk'ahantu haba hararanzwe n'amateka cyangwa se harakorewe ibintu harubatswe izina. No bikaba ngombwa ko muza kuvuga ngo ahantu hakorewe ibitangaza ibi n'ibi. Sha Emi ko byakoretsera. Burase ni nk'ibe bitangaza. Ibitangaza ko Imana yabikoreye ahantu. Bura n'abantu bahazi. Ndakeka yuko umuntu wese watashe ntashimwe. Ubwo nyine ni wari ufite ikibazo, ntago ikibazo cyari gifite Imana yarazamukanye. Tunabwira abantu ntabwo ku musozi ariho hantu haba Imana, ahubwo umuntu Imana ibimurimo yanyiza akayizamukana ku musozi. Bivuze ngo n'ubundi wavuye iwawe utizeye nta kintu umusozi wakumarira. Ntacyo. Nose bundi iyo umuntu avuye mu rugo azamukana n'Imana. Azamukana n'Imana. Yanasubira agasubira. Akamarukana n'Imana. Kuki abantu baza ku musozi rero? Impamvu twaje ku musozi. Impamvu twaje ku musozi. Emi hari igihe na Yesu ubwe yaragendaga akajya ku musozi. Birimwe na rimwe agasiga bigishwa akajya ku musozi wenyine kugira avugane na Data wo mwijuru. Bishatse kuvuga ngo rero umusozi ni ikintu kiranga abantu b'abanyamasengesho. Umusozi ni ahantu Imana yakundaga kuvuganira na Data wo mwijuru. Bivuze ngo natwe tudukwiye gutera ikirenge mu cya Data wa twese. Niyo mpamvu umuntu ava mu rugo akaza ku musozi. Imana iduhana umugisha. Abantu ngo batangiraga kuzenguruka uyu musozi. Yego. Hari abaheraga ahangaha. Hari abaheraga ahangaha kuko niho uburebye ni nk'aho ariho nyine umuntu atangirira. Abandi bagahera iraruguru. Yego bitewe ahantu hari inzira nyinshi. Uwaturukaga inahangaha yaheraga. Uturutse hariya agahera hariya. Yego. Ahandi ni iriya. Yego. Wowe waheraga hehe? Ngewe naheraga iriya. Twarazamukaga, twamara kuzamuka tukimara guturiza hariya tugashima Imana yaturinze mu nzira. Ubundi tugatangira tuzenguruka. Umuntu hano ngaha azenguruka inshuro 7. Izo nshuro 7 zizamuka usaba Imana, usenga Imana, uyibwira ibyifuzo wazanye. Ni inshuro 7 umuntu wazamukaga yizeye akumva ko Imana ishobora byose. Emi yarazamukaga. Ese kubera iki abantu bazengurukaga inshuro 7 bakavuga ngo ni inshuro 7? Hari n'icyo byangombwa umuntu akaniyongeza ushaka. Yego. Zikaba 14. Kuki bashizeho cyangwa se iryo tegeko ryaje ryo kuzenguruka inshuro 7? Iryo tegeko ndumva yuko Abisiraheli bakimara kuva muri Egiputa bageze i Yeriko bazenguruka inshuro 7. Yeriko irangije igira iti haleluya, Imana ishimwe. Ubwo rero niyo mpamvu natwe twateye ikirenge mu cy'Abisiraheli, mu cy'abatubanjirije. Baratekereza ati tuzengurutse inshuro 7. Yeriko indi imbere yaritagurika. Yeriko y'urubyaro yaritagurika. Yeriko yo kubura yaritagurika. Yeriko yo kutabona umugabo yaritagurika. Yeriko we ngo ndakubona uri duka nawe amara kuzenguruka inshuro 7 ukumva Yeriko. Haleluya. Ukumva Yeriko yaritaguritse. Ukumva yaritaguritse. Ukumva Yeriko y'ubudwayi yaritaguritse. Nabyibuka rimwe nigeze kuza ahangaha Emi. Papa wacu mukuru yaradwaye ari mu bitaro. Ndavuga wite ndagiye tubonane. Nimba ari wavuze yuko azabaho agomba abeho. Kandi nkeneye ikimenyetso cy'ibyiza. Ngiye kuzamuka Ndabirambiwe. Nzenguruka inshuro 7 ira Yeriko yo muri Sehashika nyibona iri kuritagurika. Reka da. Emi narazengurutse ngiye gusoza umuhanuzi abaraje arambwira atumva uko Uwiteka avuze. Ni karame. Yego. Ati mbonye umuntu w'umudwayi nicyo cyifuzo cyakuzanye kuri uyu musozi. Yego Emi. Aravuga ati uzagaruka hano ngaha ushima Imana. Mbonye akize mu izina rya Yesu. Nandi kubabwira iyo nkuru ya papa wanjye mukuru. Umuhanuzi arambwira ngo uzagaruka
uri gushima Imana uri gushima Imana nta nubwo nari muzi Yego. nta nubwo ngiye nasengeraga mu mutima hari igihe gusenga uri kuvuga wumva byararenze ugaceceka ugasenga mu mutima ukavuga ati wite ngiye kuzenguruka ndi kukubwirira mu mutima Ceceka. si ngombwa gusakuza nasengeraga mu mutima icyo gihe ndabyibuka nyisohoka nyimara kumanuka ngize hariya hepfo haba makera telefone irampamagara ati noneho birarangiye yego ndavuga ibiki birangiye ngiye mvuye gusenga mvuganye n'Imana Imana yambwiye yuko ari bukire kayiko impaye amashimwe nzagaruka ndabirambiwe ndi gushima Imana ndaga mwiye mutuze mwihagararire gusa murebe Haleluya abanyegiputa mwabonye ntago muzongera kubabona ukundi Imana ishimwe Imana yo nihabwa icyubahiro ikigenda ikumunsi inyanja tugatambukira homotse tugatambuka abarozi batabishaka tugatambuka abanyamagambo batabishaka tugatambuka abandi bagihari imisozi impande n'impande bitugose inyuma ingoma intumwa za Farawo ituri inyuma ariko Imana ikaturinda Imana ishimwe nuko maze arangije ndavuga mwe mutuze navuganye ni yera barangije ndababwa mwe mutuze mutuze mugabanya karindi mushire bari hasi nyuma y'iminota 10 bari wongeye kumpamagara atarazanzamutse ndababwa n'ikindi gisigaye mugiye gutaha nago turabo kuba mu bitaro abana bacu sibagiye bati tujye kwishuri dute kuko wari ufite icyo wishingikirije uyu mwami niwe wenyine utajya udutenguha twakwishingiriza amaboko y'abakomeye yadutenguha twakwishingikiriza imiryango twakwishingikiriza ku bagabo bakadutenguha ariko iyi yera ntabwo ijya idutenguha nababwiye ni usibye no kuvuga ngo arakangutse tugiye gusezererwa dutahe nyuma y'iminsi 2 yarangije gusezererwa kandi bari bararangije kumubaga mbese ameze nabi ariko umwuka wa nyuma ariko Imana nari niringiye mutabura uko bigenza ihagarara ikivuga iza mu bagabo bandi bagaceceka igiza mu rubanza iwa mucamanza mukuru iyahagaze akuremera kandi gaciro Imana ihagaze ikivuga irongera ikubura dosiye maze babandi bavuze kugiye gukatirwa urwa burundu Imana ijya yica iperereza Imana idufiteho umugambi ntacyo tuzaba arangije yaratashe mu gutaha nagarutse hano ngaha bujya ahantu waririye uzibuke kujya kuhashimira burano ujya n'ahantu bakakwakira uzabasabira umugisha ndaragarutse ngaruka nzanye n'amashimwe ngaruka nzanye n'amashimwe twatukuva ku uyu musozi sinzi uko byari bije oya na amavuta yego twarasaze n'ubundi twasaniye muri Yesu ariko yego Imana yacu yabwa icyubahiro ndi kubabwira kuri uyu musozi iyo wahageze ibintu birakoreka iyo wahageze wizeye ibintu biremera tangaza nukuri kw'Imana ubu umunsi ngomba gutana igitangaza nutagitana ntabwo ikibazo kiraba gifite Imana kiraba gifite wowe kandi naje gusenga mwa waje gusenga ariko ukura yibwira nicyo kirayituma ikora ukuri buyifate nikiraza ntago waje gusenga wacecetse ingendo yundi iravuna urumva kandi wigana ingendo yundi ngaratagata mfite uko mbanye n'Imana yanjye mfite uko naje ndi kwibwira mu mutima wanjye rero nawe nimba ushaka gusara nk'ibyanje binakuona harije nanasara nkasarira rimwe ngiye ahubwo nasara ibyanjye namenye uko ndabikontorora urakoze ariya usikira cyo gukora yego tugiye kuzenguruka inshuro 7 sinzi abantu badukurikiye barafatanya natwe by'umwihariko niba wizeye Imana ukaba udashidikanya ukaba ugiye gufatanya natwe kuzenguruka wizere ko nawe uri mu mubare wacu tunabibutsa ko ibyo tumaze iminsi turi kuvuga natwe twaje kubisengera burya umuhanuzi nuhanurira abandi nawe yibwira natwe twaje gufatanya gusenga tugera igihugu cyacu dusengera abantu badukurikiye abantu bari muri Uganda baradukunda baradukunda cyane bajya banyandikira ngo ati turabakunda bivuze ngo rero namwe muze tubane kuri uyu musozi wa Ndabirambiwe tuzengurukane wizeye dufite ibimenyetso birenga kimwe ari ijambo umuntu arambwira ngo watubwirizaga aho udashoboye kugera uzahatuma isengesho natwe ntago dushoboye kugera iyo hose ariko turahatuma isengesho haleluya ntago dushoboye kugera Kampala ariko dushoboye kuhatuma isengesho ntago dushoboye kugera muri Amerika ariko twahatuma isengesho muri Kongo ntago twahagera
Amen. bishatse kuvuga ngo uhereye none Nonaha. bitewe n'amavuta dufite Izina rya Yesu. turatuma isengesho Hallelujah. bisa nk'ibintu byanze Yego. zongere bikunde Mu izina mu ryanjye. izina rya Yesu Amen. ibintu bisa nk'ibyiyubitse Amen. Imana yongere ibyibure ishimwe. dukeneye amashimwe Imana ihimbazwe. kuko twarasebye Yego. Imana ishimwe turahera he dushaka twahera hano turahera aha turi kuzenguruka yego hanyuma nanjye ubwo ndaba ndi mu mubare cyangwa se nawe Emini waje gusenga Eh, turazengurukana turazengurukana yego bon ntacyo Mm. turahera no tuzenguruka gutya tuzenguruka guki inshuro irindwi Eh. kuri uko yitegereza ukumva biragucanze oya impamvu nuko Eh. ndikubona bamwe bari kuza gutya abandi Eh, ubwo kandi turabisikana oya goye twese tugendere gutya ntaribi amena amen twagiye mutima wanjye utuze ubane n'Imana